Alright, reka mpitse nguha ikaze cyane. Nizere ko umeze neza kandi gahunda ziri kugenda neza. Gumana natwe rero, banza rero ufungurize iyo nkuru, banza uyumve, ibindi byose biraza ari amata agiye kubyara amavuta. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro, nguhaye ikaze wowe ukunda ibiganiro byacu bitandukanye hano kuri Hot 250. Gaye nguko aha niho ngiye guhera ngaho tujye kuba tuganira byinshi bitandukanye. Turaza kugaruka ku biri kuvugwa haba muri showbiz, ariko ndaza kwibanda ku irushanwa rya Mr Rwanda ryagiyemo umwe mu bahungu cyangwa se mu bagabo waje kuvugwaho inkuru zitangaje cyane. Bamwita Evariste, uyu muramuzi neza, akaba yari umugabo nako ni umugabo wa muka perezida. Abantu benshi inkuru yaje kuba ikimenya bose, ndetse iratangaza umusore w'imyaka 23 ukuntu yabanye n'umugore w'imyaka 50 nako hafi 60. Ibyo ngibyo bivaho inkuru iba kimomo, abantu barumirwa, ariko biza kurangira gutyo nyine, birarangira ubu barabanye. Ndetse hari n'inkuru yavuba cyane yavuze ko uyu musore ndetse n'uyu mukecuru babana byemewe n'amategeko, ngo babagiye kwibaruka akabebe, ndetse benshi batari babyiteze bavuze bati se ibingibi byo bivuye hehe? Ibisi yaba ari ukubeshya umukecuru w'imyaka ingana kuriya ashobora kuba koko yabasha kwibaruka umwana, akabyara agashyira umwana ku bibero. So ibyo ngibyo nabyo byaravuzwe ndetse biremerwa. Dutegereje ko umukecuru yibaruka tukareba koko niba inkuru ari impamo. Uyu munsi none rero hari ikindi kiri kumuvugwaho. Iyi nkuru yatangaje abantu benshi, nagiye mbona muri comments. Ugiye ku nyarwanda.com ukajya ku Gihe ukajya n'ahandi hatandukanye, urasanga inkuru ivuga iyandikirwa cyangwa se kuba mu basore bagera kuri 200 bagiye kuba bahatanira ikamba rya Miss Rwanda. Uyu mugabo nawe rero wa muka perezida, uyu musore Evariste, nawe akaba yagiye ku rutonde rw'abari bagiye guhatanira iri kamba ry'aba basore nyine, cyangwa se reka tuvuge ko ari abasore beza, ndetse umusore ufite ubumenyi, umusore ufite igikundi, umusore uhagaze hari ufite igihagararo, waba mu by'ukuri uhagararira abandi basore. Nawe rero yaje kwisangamo, nubwo harimo n'abandi bindi byamamara, ariko uyu niwe wahise avugisha abantu. Komenti ziracicikana bati ariko se uyu nguyu we aje mate. Mwibutse ko amarushanwa ya Mr Rwanda cyangwa Mr Rwanda avuga yuko umusore agomba kuba afite imyaka igera kuri 20, guhera kuri 18 kuzamura kugera kuri 30. Urumva yisanzemo, urumva aracyari muto cyane, aracyari muto byanga bikunda. Hanyuma ikindi, amategeko n'amabwiriza byo muri iri rushanwa bivuga yuko umuntu agomba kuza muri iri rushanwa ari umusore. Urumva muri iyo myaka bavuze haruguru, iyo myaka yose, ndetse nyine nta rugo afite, nta mugore, kandi nyine ari ingaragu. Ibi ngibi nibyo byemewe mu irushanwa, ariko tayari aka kanya yamaze kwinjira mu irushanwa, yamaze kwiyandikisha anyuze kuri website bashyizeho ya Miss Rwanda. Abantu rero benshi biyandikishije, ariko haza kugaragara uyu musore bamwisa Evariste cyangwa se muka perezida, nk'uko umugore wari kanitwa mu buzima busanzwe. Hanyuma rero comment zasohotse zivuga ati ese uyu musore, nabonye comment idashimishije habe na gatoya, ati uyu musore uje ejo bundi unaniwe, none amaze kuvurwa ndetse no kuramirwa n'amafaranga y'umukecuru, agiye nawe atangiye kwibona mu basore beza. Ibyo ngibyo nawe reka mbivuyeho, bitumite nkomeza mubwire n'inkuru nyine yose uko yuzuye. Uyu musore akimara kugera muri irushanwa yavuze ati sinzi niba bazamfata cyangwa se bakanyemera uko bazabaha amajonjora, ati kubera ko mfite umugore, gusa numvaga ibyangombwa mbyujuje byo kuba najya muri irushanwa, nubwo mfite umugore, ati ubwoba cyangwa se icyizere ntafite nuko nge nzafatwa, bashobora kutazamfata kubera ko njyewe ndubatse mfite umugore, kandi irushanwa rifata ingaragu, abasore muri rusange. Ati ibi ngibi ntago
bishobora kuba byatuma ntagera muri iryo rushanwa. Ayo ni amagambo y'uwo musore nyine nako uwo mugabo Evariste wa mukaperezida nyine. Hanyuma abandi nabo bati ntago bishoboka, ntago wajya muri iryo rushanwa kandi ufite umugore. Abandi bati kuki se ubundi utangiye kwicuza, washakaga wajyaga gushaka kubera iki niba wari uzi kuzitabira amarushanwa nk'aya ngaya akomeye? Urumva ndetse agaragaza abasore b'ibihanganye, abasore beza, abasore kubera iki wahisemo gushaka? Urumva ko bitangiye kumugiraho ingaruka. Abo ni abantu bagiye babyandika. Abandi bati utangiye kwicuza rero, hama hamwe ubu umugabo ureke kujya mu basore. Aya ni comments zagiye ziza haba kuri social media mu buryo butandukanye. Bita binavugwa ko rero uyu musore ashobora gusezererwa kubera ko yubatse. Gusa byangiye gutangaza abantu kuba yongeye kuba yavugwa nyuma y'uvugwa ryo gushaka umugore umuruta, ndetse kongera kuvugwa bagiye kwibaruka. Uyu munsi yongeye kuvugwa rero yitabiriye irushanwa rya Mr Rwanda. Ngayo nguko usibye uyu nguyu hajemo n'undi mugabo hano w'icyamamare bamwita Super Manager rero nawe wamaze kwiyandikisha muri irushanwa. Avuga yuko yishimiye kuba ari ku rutonde rw'abazahatanira iri kamba ry'abahungu beza b'igihagararo, ndetse abahungu bafite ubumenyi, bafite ukuri mu mutwe. Ibyo niyo nshaka kukubwira. So Super Manager ayavuze ati njyewe naryitabiriye kandi nujuje bisabwa, mfite imyaka 23. Abantu benshi ntibaza kubyumva kimwe. Aravuga ati erega njyewe ku munsi w'irushanwa nzereka indangamuntu, nzereka abanyarwanda indangamuntu yanjye. Nta muntu n'umwe urabona indangamuntu yanjye. Urumva uyu mwanya nuwo kwerekana, nuwo kugaragaza indangamuntu yanjye, maze mukabona ko imyaka navuze ntabeshya. Ngayo nguko uwo ni Super Manager wavuze ayo magambo, ndetse anavuga yuko ari ready kugira ngo atware rino kamba. Ati nige rikwiye, nta n'undi muntu uzaritwara usibye Jede Badman nkuko we abyivugira. Ngayo nguko cyane, ukomeze ubane natwe. Amakuru yo abari ku gihe. Uraduha igitekerezo se, urabona Super Manager afite imyaka 23? Duha igitekerezo, hanyuma utubwire uyu mugabo Evariste wa mukaperezida urabona bari bumwemerere kandi afite umugore? Ivyo ni uruhare rwajya muri comments, utwandikire ukomeze wibonere byinshi bitandukanye. Nitwa Badman MC Robert wa mugani wa Super Manager. Bani komeze barinde, ndabakunda cyane. Bye bye, ciao.